Reka ngusuhuze kandi nkwifurize kugubwa neza muri rusange. Iyi ni Gikundiro TV show. Mwese rero ndabasuhuje mukomeze kugubwa neza. Uyu munsi rero ni za nzozi zacu. Uyu munsi yongeye gusubiza inzozi z'umuntu wanyandikiye ambaza ngo ese kurota mama wawe yarapfuye ariko ukarota aguha amafaranga 2,000 ndetse kandi akayaguha aseka, ati ndetse kandi ari ahantu mu bantu benshi yambaye imyenda y'ubururu. Imyenda y'ubururu. Ati ese ibyo byaba bisobanuye iki? Hagati aha ngaha rero ndaje mbasobanurire neza cyane. Abantu benshi cyane bikunze kugenda bibabaho ariko ndaje gato mbamare amatsiko. Mwese rero ndabasuhuje abari hirya no hino mu mpande enye z'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari mu mpande enye z'isi, by'umwihariko rero mwese ndabasuhuje mukomeze kugubwa neza. Abari za Kenya, za Australia, za Canada, aho za Tanzania, aho ndetse za Congo nubwo bitameze fresh ariko ndizera yuko mukomeje kugenda mumera neza. Aho mwese rero ndabasuhuje, ndetse abari aho za United Kingdom ndetse no mu tundi duce dutandukanye cyane, mwese mukomeze kugenda mugubwa neza. Aha ngaha rero inzozi zacu, inzozi z'uyu muntu watwandikiye ni inzozi ndetse izi nzozi zikunze kuvuga. Hano yatubwiye ko ngo yarose, yarambwiye ngo musobanurire ngo mama we yarapfuye ndetse ngo yarose amuha amafaranga 2,000 ngo kandi aseka ndetse ngo anabona ari ahantu mu bantu benshi. Aha ngaha rero ngo yambaye ndetse n'umwambaro w'ubururu. Hano ngo mu kinyarwanda gisanzwe bisobanuye hafi y'ibi. Aha ngaha ngo umuntu avuga ko aha ngaha bivuga ko ubusobanuro bwa nyabwo, ubusobanuro rusange by'izo nzozi aha ngaha ni mu muco wacu cyangwa se abantu benshi babifata mu buryo ndetse butandukanye. Kurota umubyeyi wapfuye aseka. Ubusobanuro akenshi babifata nk'ikimenyetso cy'amahoro cyangwa se ko ameze neza aho ari hose, aho ari. Aha ngaha nanone kandi ati kurota aguha amafaranga. Ati aha ngaha hari ababyumva nk'ubutumwa ndetse ngo bwo kumwibuka. Aha ngaha kumusabira cyangwa se gukora igikorwa ndetse cyiza mu izina rye, nk'ituro, ubufasha ku bakene cyangwa se gusabira roho ye. Aha ngaha nicyo bisobanuye kurota amuha amafaranga. Ibi ngibi nyine aha ngaha nongere nsubiremo ngo bisobanura ko hari ababyumva nk'ubutumwa bwo kumwibuka ndetse cyangwa se kumusabira cyangwa gukora igikorwa cyiza mu izina rye, nk'ituro, ubufasha ku bakene, gusabira roho ye. Aha rero ni nka bya bindi ujya kumva ngo kwa padiri bashyizeho misa yo gusabira umubyeyi wagiye, ndetse wagiye ari umukiranutsi, ari mu ba mbere ndetse mu basengaga cyane. Ibi rero ni bya bindi rero nibyo uyu mubyeyi ndetse yasaga nkaho ngo amwibutsa. Hano ngo kuba ari kumwe n'abandi bantu benshi, aha ngaha bishobora kuvuga ko ndetse ari ahantu hatari wenyine. Abantu bakunze kubifata nk'ahari amahoro, ari ahantu ndetse bwo mu mahoro ari kumwe n'abandi benshi. Ariko nanone si buri gihe biba ari ubutumwa, kuko si buri gihe biba ari ubutumwa bwihariye. Rimwe na rimwe ni amarangamutima n'agahinda k'uwabuze umubyeyi. Aha ngaha rero ngo ni ubwonko bugikora mu nzozi. Aha ngaha rero ni ukuvuga ngo amarangamutima yiwe aba agenda akubitaho cyane, ari nabwo ndetse kandi umubyeyi agaruka nyine akarota aguha amafaranga cyangwa se we aba abibona
aho ari mu gihe yagiye akiranutse. Ibyo byose ababibona kandi icyo gihe nyine ntabwo yabura kuguhumuriza. Gusa ariko nyine igisobanuro cyabyo ni uko bihagaze. Mukomeze kugubwa neza rero ndetse mukomeze kugenda mutanga komenti tugiye tugenda tubasobanurira mu byo mugenda muhura nabyo. Komeza ubane natwe gatanu ku kandi rero turi kumwe mu zindi nzozi.